muri aya masengesho turimo nawe ugira icyifuzo cyo gusengera ubugingo bwawe, uvuga uti Mana nanjye nshoboze ndinde ibyo kwizera kugeza ndangije urugendo. Nkuko ejo twabivuze tugeze ku cyumweru cya gatatu turi muri ya masengesho y'iminsi 70 turimo ku rwego rw'itorero ryacu ADP, kandi dukomeje gufashwa n'Imana. Niki cyifuzo nacyo kigire rero, uvuga uti Mana unshoboze ndinde ibyo kwizera urugendo nzarusoze amahoro, kandi tuzashobozwa na Kristo niwe uduha imbaraga hamwe no kwizera byose bizemera. Imana iduhana umugisha. Reka duce bugufi noneho dusenga Imana. Twakire mwarimu Jean Paul tuganiza ijambo ry'Imana. Urakoze kukuri nyiribihe, tugushimiye kuri Imana waduhamagaye ukaduhamagarira kwezwa, ukaduhamagarira ubugingo buhoraho, kandi tukiri mu isi mu izina rya Kristo waduhaye n'umurimo we tugomba kugukorera buri muntu wese mu mwanya we, kandi tugushime ko wohereje umwuka wera nk'imbaraga zo kudushoboza. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugeze mu mwanya wo kumva no kwakira ijambo ryawe wari dutegure, kandi wateguye n'uri tuganiriza kugira ngo turyakire, mushyigikire, mukomeze. Umwuka w'Imana abane nabo, imbaraga ziyaremye ijuru n'isi zibe mu ruhande rwe, natwe abagiye gutega amatwi twese twumve kandi twakirana umutima wizera. Urakoze kuko twese tugiye kugabana ku migisha ivuye mu ijuru muri uyu mwanya wo kwakira ijambo ryawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Karibu mwarimu. Asante. Yesu ashimwe cyane kandi Yesu ahabwe icyubahiro. Nitwa Jean Paul Nzaramba, nkorera umurimo w'Imana hano. Ngeze umugisha rero kugira ngo n'ubundi dukomeze inyigisho yacu twatangiye ejo, hanyuma ni ku munsi n'ubundi wa 17, ni mu cyumweru cya gatatu twiga ku ijambo ry'Imana muri aya masengesho itorero ryacu ryateguye. Munyemerere rero twongere dusome ijambo ry'Imana n'ubundi riri mu rwa mbere rw'Abakorinto, dusome ibice 4. Rwa mbere rw'Abakorinto ibice 4, munyemerere dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Rwa mbere rw'Abakorinto dusome ibice ni 4. Rwa mbere rw'Abakorinto haravuze ngo nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguruwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. Imana nishimwe cyane. Twasomye n'andi magambo ari muri Timoteyo, ari nayo arimo kudufasha kugira ngo n'ubundi twumve neza insanganyamatsiko turimo turavuga. Bajye badutekereza ko turi abakozi ba Kristo. Icyo nicyo kintu turimo turavugaho. Hanyuma ejo nzasoza mvuga kandi tujye tumenya yuko turi ibisonga n'ubundi byegura ubwiru bw'Imana ariko bishakwaho kuba abanyamurava. Ejo tuzavuga kuba abanyamurava, tuzavuga n'ubusobanuro bwabyo ejo, ariko uyu munsi turacyavuga ngo bajye badutekereza nk'abakozi b'Imana. Imana igufashe, ariko kandi ni uburyo ushobora kugaragara imbere y'abantu, ariko kandi n'imbere y'Imana. Hari ibyo abantu babona, hari ibyo abantu bakota, ariko turabizi ko hari n'Imana nayo irakota, kandi cyangwa se n'Imana nayo itanga amanota. Abantu bafite amanota batanga, ariko n'Imana nayo ifite uburyo itanga amanota. Muri abo bombi rero utibeshya n'Imana. Abantu bashobora kwibeshya, ariko muri byose ugerageze kwitwara nk'umukozi w'Imana ahantu uri, ahantu ukorera. Ejo twagerageje gutanga urugero rw'ibigo n'ibigo bitandukanye bifite abakozi, cyangwa se amasosiyete runaka afite abakozi. Ibyo twarabivuze. Ikigo runaka kiba gifite abakozi bafite ibibagenga n'abandi, ariko usanga mu ngero nabahaye z'ibigo bibiri ejo, nabahaye ibigo bibiri by'itumanaho biba mu Rwanda, Airtel na MTN. Twasanze hari ibintu MTN na Airtel bihuriraho, ariko dusanga hari ibindi badahuriraho. Natwe nuko rero abakozi b'Imana n'abakozi b'isi cyangwa se n'abakozi ba Satani dufite ibintu bimwe na bimwe biduhuza. Dushobora gusangira iseta, dushobora kujya kuvomera hamwe, dushobora guhahira mu isoko rimwe, ariko hari ibintu bidutandukanye kubera ko bamwe ni abakozi b'Imana, abandi ni abantu basanzwe. Dufite rero ibintu bidutandukanye. Wowe rero niba uri umukozi w'Imana ukaba ubizi, uri umudiyakoni, uri umuririmbyi, uri umuhanuzi, uri umunyamasengesho, mu by'ukuri nubwo utavuga, ariko hari ibintu bikuranga yuko uri umukozi w'Imana. Twavuze mu bintu bigeze nko muri 2 ejo. Twaravuze ngo mu byo uvuga wagombye kugaragaza ko uri umukozi w'Imana. Mu byo uvuga n'ukuri wagombye kugaragaza Imana mu byo uvuga. Uburyo bumbura akanwa n'uburyo uganira n'abandi, ibiganiro byawe wagombye kugaragara nk'umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana nta mashyengo mabagira, nta nzenyambi agira. Icyo nshatse kubabwira ko umuntu w'Imana amagambo yose avuze avuga amagambo ahesha abandi umugisha, ntabwo ateranye, ntabwo
ntabwo avuga ibyo abonye, ntatanga amakuru y'ibyo atazi, avuga mu gihe biri ngombwa, amenya aho avugira akamenya n'abo abwira. Uwo ni umuntu w'Imana. Ni umuntu w'Imana akunda guceceka, aratuza. Umuntu w'Imana agira n'ibanga. Umuntu w'Imana si umuntu upfa kuvuga. Ibyo rero nibyo Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ntibazaguhinyure mu byo uvuga, ntibazatume bagaya Imana kubera wowe, kubera impamvu bazi ko usenga, bazi ko ujya gusenga, bazi ko ujya mu rusengero, ariko ntibazahinyura Imana. Imana ntizatakaza icyubahiro kubera amagambo yawe. Ntibazaguhinyure mu byo uvuga. Nicyo ngicyo twavuze. Kandi usanga ko abantu benshi bakunda kujya mu biganiro bitagira umumaro, ugasanga abantu batinze ku bintu, ugasanga umuntu arimo aravuga n'ibintu n'amakuru atazi cyangwa se yumvise nawe akayakwiragiza uko abishatse. Ibyo rero ni mu byo tuvuga. Kandi akanwa kawe kagombye kwirinda, kuko Yesu yigeze avuga muri 12:36 Matayo, aravuga ngo ibyo tuvuga nibyo bizadutsindisha kandi nabyo bizadutsindishiriza. Umuntu rero w'Imana yagombye kwirinda mu byo avuga. Muri Malaki 2:7 twasanze ngo akanwa k'umutambyi kagombye guhamya iby'ubwenge, kuko abantu bose ari we bashakiraho amategeko, abantu bose niwe bashakiraho inama. Amagambo ye abamo inama nzima, abamo inyigisho nzima. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Kuko harabo Pawulo yandikiye muri Timoteyo, ndatekereza wa mbere nko mu bice 2, hari amagambo yagiye avuga ngo uzirinda amagambo nk'ayabahumenayo, kuko ngo bavuga amagambo ngo ashaririye cyane. Bivuga iki? Bivuga ngo hari abantu tugomba kwirinda bavuga nabi, baba mu nzu y'Imana ariko bavuga nabi, ariko bajye bagutekereza kuri umukozi w'Imana ku byo uvuga. Imana ikugirire neza. Twavuze no ku ngeso. Hari abantu bagira ingeso nziza, umuntu yaba ari kumwe n'abandi kwiseta ukabona n'umunyangeso nziza, uburyo yambaye, uburyo avuga, uburyo yitonda, uburyo atanga service, uburyo abana n'abandi, ukabona n'umuntu w'Imana mu by'ukuri, ukabona n'umugore ufite ingeso nziza, uburyo abana n'abandi, ukabona n'umugabo ugira ingeso nziza, ukabona n'umwana w'umusore cyangwa umwana w'umukobwa ugira ingeso nziza mu bana, yaba ari muri classe ukabona agira ingeso nziza. Twatanze urugero rw'umugabo witwa Yehoshafati, ngo ingeso ze ngo Imana yarazishimye, irazinezerwa. Twasomye muri Petero ndavuga ngo mujye mugira ingeso nziza mu bapagani, kugira ngo bahere ko bahimbaze Imana yo mu ijuru. Naho ngaho rero tugaragarira naho. Imana ibagirire neza kandi Imana ibafashe. Ugombye gutunganya ingeso zawe, kandi birakwiriye ko ingeso zawe ziba nziza. Yesu akwiteho, akugirire neza. Uri umukozi w'Imana, abantu bajye bagutekereza nk'umukozi wa Kristo, bajye bagutekereza nk'umukozi wa Kristo, kandi Imana ibigushobozemo mu izina rya Yesu. Ijambo rindi rya gatatu, ntibazahinyure urukundo rwawe. Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Ku bantu bacu tumaze iminsi tuganira, nkunda kubwira abantu nkababwira ngo urukundo ntabwo ari amagambo. Umuswahili yaravuze ngo upendo si maneno, upendo ni vitendo. Ntabwo umuntu akunda mu magambo, ntabwo urukundo rw'amagambo rubaho. Pawulo yagiye yehenagiriza mu nzandiko ziwe, aravuga ngo ntimukajye mukundana urumamo. Hari abantu bagira akanwa ndagukunda, ndakwemera, ariko mu mutima rusisibirana, ntabwo ari byo. Ariko Paulo abwiye Timoteyo, aramubwira ngo uri umukozi w'Imana, uzagire urukundo nta makemwa, urukundo badahinyura, urukundo rutarimo igitotsi, urukundo nyarwo rw'Imana. Iyo tuvuze urukundo, tuba tuvuze urukundo mu buryo bubiri. Ni urukundo dukunda Imana. Iyo usomye Mariko 2 ni mirongo twagiye twifashisha mu cyumweru cya 2 cy'aya masengesho, umurongo wa 30 n'uwa 31, ayo magambo aravuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose, aravuga ngo kandi ngo n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe. Ni 4, ni ibintu 4, n'umutima wose. Urukundo rero ntabwo ari amagambo, ni umutima wawe wose, ku buryo abantu bakubona aho ukorera, naho wirirwa, naho uba, n'abana bawe bakabona nta bindi bintu wiberamo, nta bindi bintu wahaye umwanya, nta bindi bintu wahaye umutima. Kubera ko hari abantu batanze umutima bawuhereza ibindi bintu, ugasanga umuntu yabaye imbata y'ikindi kintu. Ariko Imana irashaka ahangaha ko nk'umukozi w'Imana wiyegurira Imana umutima wawe wose, ugakunda Imana. Imana ikugirire neza, n'imbaraga zawe zose, n'ubugingo bwawe bwose. Bibiliya ntagatifu hano iravuga ngo bavuze ubugingo bwawe, bavuze ngo n'amagara yawe yose, hanyuma n'ubwenge bwawe. Imana igufashe mwene data, kandi Imana ikugirire neza. Sindi buhatinde, ntabwo ndi buhatinde cyane kubera ko dufite igihe kitari kinini. Ariko abantu benshi bakunda kuririmba ko bakunda Imana, ariko nk'umukozi w'Imana, Imana irashaka ko ibibona.
ntabwo ibibona kubera kuririmba, ntabwo ibibona kubera kuri umudiyakoni, ntabwo ibibona kubera kuza inshuro nyinshi ku rusengero. Oya, irashaka kubibonera mu mwanya uyihereza. Umwanya uhereza ikintu bidetermina uburyo ugikunda. Ikintu umwanya munini mu buzima bwawe ubugikunda cyane. Reka mbaho urugero rwumvikana kugira ngo mubyumve. Abantu bari muri fiançailles bashobora kuvugana n'inshuro zigeze muri 12 ku munsi cyangwa inshuro zigeze muri 5 ku munsi. Kubera iki? Urukundo muri bo ruba rugurumana cyane. Baba mu gitondo bavugana, saa 4 bavugana, saa 6 bavugana, saa 9 bavugana, nimugoroba bavugana, mu gicuku bavugana. Amuhereza umwanya kubera ko urukundo ruba rugurumana cyane. Umugambo umwe yaranditse mu gitabo aravuga ngo iyaba twakundaga Yesu nkuko abantu bari muri fiançailles bakundana, tuba twaratashe. Imana iba yaravuze kubera ko urukundo mu bantu b'Imana ni ruki. None se ubundi yavuga si twara abandi, yavugira iki twara abandi? Kandi Imana irimo kudutegura ngo urukundo rwacu rube ruboneye, rube rushitse, kugira ngo umukwe yaza gute kandi umugeni arangaye. Umugeni arangariye muri filime, umugeni arangariye mu bindi bitagira umumaro, umugeni arangariye muri za match. Ugasanga umuntu umukozi w'Imana, akababwira umukozi w'Imana mu cyiciro icyo ari cyo cyose, nta mukozi w'Imana ushobora guhereza igihe kirekire match ngo hanyuma ngo Yesu mureke. Ntago byakunda. Ushobora guhereza igihe kirekire yamasera ureba hanyuma Yesu ngo abure umwanya. Iyo yabuze umwanya ruba rwakonje. Iyo kandi rwakonje uva tuba twatsinzwe n'ijambo ngo mu minsi imere urukundo rwa benshi ruzagera gute? Rukonje se yaza gutwara nde? Wigeze ubona umusore ujya kuzana umukobwa wamwibagiwe, ujya gushaka umukobwa umunsi w'ubukwe, yabukorera iki? Subukwe yaramwibagiwe, subukwe bukwe yabukora. Muratekereza ngo Imana ivuge ngo umukwe atwara uwuhe mugeni? Umugeni se urangaye. Birasaba ko tugira gute? Birasaba ko dukunda Imana n'umutima wacu wose. Imana ibafashe bene data, kandi Imana ibagirire neza. Ndatekereza ko uri muranyumva neza. Niba uri umukozi w'Imana mu cyiciro cyawe, mu mwanya wawe, ikintu cyambere wagombye kuba, niba uri umukozi w'Imana wagombye kuba uri connected na shobuja, uri kumwe na shobuja umunsi ku munsi, ucyumweru ku cyumweru, hanyuma amasaha ku masaha, hanyuma umwumva neza nka shobuja. Ibyo bigo bibiri nababwiye, ntabwo na rimwe abo bakozi bashobora kubaho nta communication bagirana na shobuja. Muri bya bigo nababwiye ntabwo byakunda. Ntabwo waba mu kigo, ntabwo waba muri societe runaka uri umukozi ngo urorere kugirana connection cyangwa se urorere kugira guhanahana amakuru na shobuja. Ntabwo byakunda. Waba utaba muri icyo kigo. Natwe nka Yesu databuja, twebwe abakozi turi mu nzu y'Imana, twagombye kuba turi kumwe na Yesu, tuvugana umunsi ku munsi. Imana ibaho umugisha, Imana ibane namwe, Imana ibagirire neza n'umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose. Hanyuma itegeko rya kabiri riraho muri Luka kuri 31 rikavuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mu rukundo harimo no gukunda abandi, mu rukundo harimo no kwitangira abandi. Yohana 1:3:16 Bibiliya ivuga gute? Ni Yohana intumwa ya Yesu yabyanditse. Yaravuze ngo iki nicyo kimenyesha urukundo icyari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, ngo natwe dutanga ubugingo ku bwa bene data. N'umurongo uranangaza cyane. Aravuga ngo kuko yatanze ubugingo ku bwacu, ni urukundo rwabimuteye. Nta kindi cyabimuteye gupfa, nta kindi cyateye Yesu kumanikwa ku musaraba, gucumitwa rya cumu, gupfa urupfu rw'ikivume. Nta kindi cyabimuteye, ni urukundo rwinshi yadukunze. Siko Bibiliya ivuga se, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ni urukundo rwabaye rwinshi. Yarakunze ngo itanga umwana, ngo ariko natwe dutanga ubugingo. Hari igihe nshobora kubwira mwarimu ngo mwarimu ndagukunda, nawe akambwira ngo ndagukunda, nkabwira mwene data ngo ndamukunda, nawe nkakubwira ngo ndagukunda. Ariko usanga abantu bakunda kuvuga ijambo ngo ndagukunda. Nk'iyo umbwiye ngo urankunda utazi wanjye, utazi ubuzima bwanjye, ntazi wawe, ntazi ubuzima bwawe, ntakwegera, ububeshya, nta rukundo ruba rurimo. Hari ibintu abantu bavuga ku magambo ariko adashobora gufata umwanya we ngo ave mu rugo, ngo agende arebe mugenzi we, ngo ave mu rugo ajye kureba umuntu kwa
kwa muganga, ave mu rugo ajye kureba umuntu muri gereza, ave mu rugo ajye kureba, ave mu rugo yambike uwambaye ubusa, agaburire ushonje. Yesu yavuze gute? Nari nshonje mugira gute? Murangaburira. Nari nambaye ubusa hanyuma mugira gute? Muranyambika. Umukozi w'Imana ahereza ijambo agaciro, iri jambo ry'urukundo ariha agaciro. Uri umudiyakoni, uri umuririmbyi, wagombye kumenya abaririmbyi bagenzi bawe muri kumwe, umudiyakoni mugenzi wawe, abakristo ushinzwe ku rusengero, hanyuma umuyobozi nuko agombye kuba azi neza abo ashinzwe. Icyo nicyo Pawulo abwiye Timoteyo, ntihagire umuntu uzahinyura urukundo rwawe. Aho ngaho ku maseta muba, aho ngaho muri za biro muba, serivisi zawe zibe ziri mu rukundo, kandi urukundo rutaryarya, urukundo rutari urw'amagambo. Reba mugenzi wawe ufite ikibazo mu kazi umumenye. Niko bigenda. Uwo umukozi w'Imana ube, kugira ngo ugaragare kuri umukozi w'Imana, ube umuntu, kandi bajye badutekereza ko turi abakozi b'Imana. No mu rukundo bajye babidutekereza ko turi abakozi b'Imana. Umukozi w'Imana rero aba yuzuye urwo rukundo rwo gukunda bene data. Imana iguha umugisha. Yohana yanditse gute rimwe? Yohana wa mbere 4:20 yaravuze ngo nuvuga ngo ukunda Imana ariko udakunda mwene se ubona, ububeshye. Kubera ko niba udakunda mwene se ubona, ntushobora gukunda Imana utagize gute? Utabonye. Ntabwo Imana yambara ibirenge, ahubwo mugenzi wawe niwe wambaye ibirenge. Ntabwo Imana ibuze ijipo, mugenzi wawe niwe ubuze ijipo. Imana ntabwo yabuze umuceri, ahubwo mugenzi wawe niwe wawubuze. Ntabwo rero bivuze ngo ukunda ngo Imana kandi udakunda mugenzi wawe ureba. Ntabwo abantu benshi bakunda kwitangira abandi, ntabwo abantu benshi bakunda guhereza abandi umwanya. Usanga dukunda kuvuga ngo ndagukunda, ndakwemera, ariko tanga ubugingo bwawe, tanga umwanya wawe, tanga igihe cyawe kubera bene so na bene data. Ubegere. Nubikora rimwe kabiri, uzaba urimo gukora ubuhamya mu bantu, uzaba urimo kubaka amateka meza mu bantu, ngo bazagutekereza nk'umukozi wa Kristo. Imana iguha umugisha, Imana ibane natwe. Ntabwo wagombye kuba umukozi w'Imana igihe uzapfa ngo abantu babure icyo bavuga, ngo abantu gusa babeshere ku ruhimbi, nako babeshere kuri simba, babeshere ku irimbi, bavuge ngo yari umuntu mwiza, ngo yabanaga n'abantu, kandi gusa nuko babuze ibintu bavuga. Hari abantu bapfa, hari umuntu upfa, abantu bakabura ibyo bavuga bakamubeshyera. Reba rero kukubeshyera wapfuye, ngo wabanaga n'abantu kandi utabizi, ngo yagiraga ubuntu kandi ntabwo ugira. Ariko mu rukundo harimo ubuntu, mu rukundo harimo ubuntu, mu rukundo harimo kugira neza, mu rukundo harimo kwitanga, mu rukundo harimo kugira ibyo utanga, mu rukundo harimo gutanga, mu rukundo harimo gutanga amafaranga, harimo gutanga igihe, harimo kwigomwa ibintu byinshi. Ibyo rero iyo umukozi w'Imana ibyo bintu byo kwitanga atabigira kubw'Imana no kubwa bene data, urukundo rw'Imana ntabwo rwuzuye muri wowe. Ukora amateka asanzwe nk'ay'abandi bose, nk'ay'abandi bapagani bagira, ariko ni byiza kugira ngo bajye bagutekereza nk'umukozi w'Imana kubw'urukundo Imana yashize muri wowe. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Ijambo rya 4 aramubwira ngo kwizera kwawe ni kuzahinyurwa no mu kwizera. Uzagire kwizera. Umukozi w'Imana yagombye kuba yizerana na shebuja, yagombye kuba yizeye shebuja. Yesu ashimwe. Yagombye kuba yizeye shebuja. Uri umukozi w'Imana, wagombye kuba wizeye Imana neza. Ni ijambo ushobora kubura mu buzima bigatakaza umwanya wawe. Abantu bakajya kubona uri evangeliste, abandi bakakubona uri umuhanuzi, abandi bakakubona uririmba, abandi bakabona uri diakoni, utwara ibyibo, utanga igaburo, hanyuma ukora uri umunyamasengesho, hanyuma ukorera Imana. Ariko byagera ku ijambo ry'iterabwoba ry'abadayimoni, ukaburira icyizere shobuja, ukajya urira nk'uko abandi bose barira, ukajya uvuza induru nk'uko isi yose ivuza induru, hanyuma ntunagire kwizera ngo wizere shobuja. Ariko umukozi w'Imana uhuye n'intambara agombye kuba yizeye shebuja ko ari Imana ishobora byose. Ntugatakaze kwizera. Murabona abagabo babiri baba muri Bibiliya, ni nka Samweli wa mbere, nko guhera nko kuri 18. Igihe Goliyati yateraga Isiraheli, ariko hari umugabo wari imitswe n'Imana witwa Sawuli. Biratangaje. Goliyati yarababwiraga ngo umugabo naze muri mwebwe aze turwane. Umugabo wimitswe n'Imana, watoranijwe n'Imana, akajya mu ndake mu cyobo akaryama. Ntiyari afite icyizere shebuja wamushize kuri uwo mwanya. Ni byiza rero kuba uri ku iseta, uri hirya no hino aho wirirwa, wakoze amasafari, wagombye kuba uri umukozi w'Imana udahinyurwa mu kwizera ufite. Wahura n'intambara ukavuga ngo ariko nubwo ndi mu
mu ntambara mfite imana yanjye, nubwo ndi mu bukene, nubwo ndi mu bushomeri, ariko nizeye imana yanjye. Ntukiganyire nk'uko abandi biganyira, ntukavuze induru nk'uko abandi bavuze induru. Biratangaje, Sawuli yarasakuje akajya avuga ngo yewe nta muntu muri mwebwe witeguye kurwana. Abantu bose baragenda, umunsi wa mbere, uwa kabiri, icyumweru, ibyumweru bitatu, bagera ku munsi wa 40, ingabo zose z'Abisiraheli zirangajwe imbere n'umugabo Imana yagiriye icyizere witwa Sawuli. Bose baryama mu cyobo. Iminsi 40 irashira, Umufilisitiya, umunyamahanga, umupagani pire arimo gusuzugura ubwoko bw'Imana. Ntabwo ari byo ko umupagani asuzugura umukozi w'Imana iminsi 40. Ntabwo Satani yasuzugura umukozi w'Imana. Kandi iyo umuntu yagize ubwoba, bisobanuye ngo kwizera nta kwaba afite. Kwizera kwirukana ubwoba. Imana nibafashe bene data mu izina rya Yesu. Ibihe n'iminsi bizahinduka, ariko kwizera niko gutuma abantu b'Imana bahagarara kigabo. Abaheburayo 10:38 havuga gute? Umukiranutsi azabeshwaho no kugira gute? No kwizera. Nubwo iminsi yahinduka, nubwo korona ihari, nubwo n'ibindi bibazo bihari n'ingaruka zayo, ariko umukiranutsi ntabwo abeshwaho n'umushahara, ntabwo abeshwaho n'akazi. Umukozi w'Imana abeshwaho na shebuja wamuhaye akazi. Nibyo, abeshwaho na shebuja wamuhaye akazi. Ufite akandi kazi, nibyo, ukorera ikigo runaka, bazaguhemba. Ariko n'abakorera Imana nabo irabahemba. Imana iguhumugisha. Kandi Imana nibyo buri leta igomba kumenya abakozi bayo, ikabamenya. Na leta yo mu ijuru imenya abakozi bayo. Imenya abakozi bayo. Niki nshatse kubabwira? Negereza no kumusozo. Shatse kubabwira iki? Shatse kubabwira ngo David we siko yabikoze. David yari umwana mutoya waje gusura bakuru be ku rugamba. Areba uburyo abantu bagize paniki, abantu uburyo basakuje, uburyo ubwoba bwabaye ubwoba, batinya umunyamahanga, Umufilisitiya utarakebwe. Mu gihe arimo kuvuga ngo ntabwo twamushobora, uriya mugabo ntabwo twamushobora. Ariko umukozi w'Imana ashingira ku by'Imana yamukoreye ejo hashize, cyangwa ejo bundi hashize, cyangwa mu kwezi gushize, cyangwa mu mwaka ushize, cyangwa mu myaka yashize. Umukozi w'Imana ashingira kuri ibyo. David we siko yavuze, siko yatuye. Yabwiye Sawuli, aramubwira ngo ndabona wowe urimo kuvuga Sawuli ko afite imbaraga akomeye. Mwene data, Sawuli aratangaje. Yavuze imbaraga za Goliyati n'uburyo akomeye, ariko yibagirwa kuvuga imbaraga z'Imana. Hari igihe tugera mu bibazo ahubwo tugakuza abadayimoni, tukibagirwa yuko Imana ikomeye kuruta abadayimoni. We yavuze Sawuli, yibagirwa kuvuga Imana. Ariko Dawidi aramubwira ngo wowe uvuze Sawuli, reka nanjye nkubwire iby'Imana yakoze. Wowe uzi ibyo Goliyati yakoze, ariko reka nkubwire iby'Imana yakoze. Abantu benshi bazi kuvuga ibyo Satani yakoze, ariko ntabwo bazi kuvuga iby'Imana yakoze. Narahombye, twararwaye, twarapfuye, n'ibindi. Ariko ni byiza ko umukozi w'Imana agira kwizera, akavuga ngo njyewe Imana yabanye nanjye ejo hashize, n'uyu munsi irabana nanjye, n'ejo izabana nanjye. Aramubwira ngo njye nishe idubu, nica n'intare. Aramubwira ngo Imana yabanye nanjye nkica idubu, nkica n'intare, irabana nanjye, ndica Umufilisitiya utarakebwe. Umva umukozi w'Imana witwa David, watoranijwe, wimitswe. Umuntu aramureba mu maso, aramubwira ngo wishe intare n'idubu koko? Aramubwira ngo niko nabikoze, n'Uwiteka wabanye nanjye. Kandi iyo Mana yabanye nanjye, nkica inyamaswa yitwa intare n'inyamaswa yitwa idubu, irabana nanjye Umufilisitiya utarakebwe, ndamwica. Amwambika imyenda ye, ntiyarayimenyereye ngo agende uko yamenyereye, yamuteye ibuye rimwe aramwica. David yari yizeye Imana yamuhamagaye. Imana ibafashe kandi Imana ibane namwe. Ntihagire umuntu uhinyura kwizera. Wagombye kuba ufite kwizera aho hantu uba nk'umukozi w'Imana, ukaba ufitiye icyizere shobuja waguhaye umurimo mu mwanya wawe uwo ari wo wose, muri place yawe, mu gisate cy'umurimo w'Imana aho ubarizwa. Aho hantu hose wagombye kuba uhari ufite Imana icyizere. Muri business yawe ntiwagombye kuba uvuza induru kuko abapagani bavuza induru. Ntuhinyurwe, reka gusakuza nk'uko abandi basakuza, ahubwo tuza ugirira Imana iki
icyizere. Imana ibane namwe. Nusoma Kuva 14 guhera ku murongo wa 13, niko byagendekeye Mose. Yagiriye icyizere Imana yamuhaye umurimo, Imana yamuhamagaye nk'umukozi w'Imana. Nta rindi jambo yavuze. Bamaze gusakuza ngo turapfuye, dore imisozi iruhande, dore inyanja, dore inyuma ingabo za Egiputa, nta kindi we yakoze. Yarababwiye ngo nimwihagararire gusa, abanyegiputa mwabonye ntabwo muzongera kubabona, kuko Uwiteka ari buturwanirire. Nta kindi, ugirira icyizere Imana, hanyuma ibindi Imana ikagira gute? Ikabikora. Niko byagenze. Yesu imubwira kuri 15, iramubwira ngo niki gitumye unakira, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Niko byagenze. Kubwo kwizera arambura inkoni hejuru y'inyanja, inyanja icikamo kabiri, Abisirayeli barambuka. Nta kindi umukozi w'Imana yakoze, yizeye Imana ye, nta kindi. Birasaba iki rero? Birasaba ngo ahantu uri, kubera ko Satani arimo gukubitisha abakozi b'Imana, abakubitisha iminsi, abakubitisha ubukene, abakubitisha ubushomeri, abakubitisha n'ibindi n'iterabwoba rikomeye, nabo bitarageraho arimo arabereka ko ejo bizaba bicitse. Ariko umukozi w'Imana hana aba bajye bagutekereza nk'umukozi w'Imana utarigeze utakaza kwizera. Imana ikongere kwizera kwawe ntibakaguhinyure, ntukavuze induru nk'uko abandi bose bavuza induru. Imana nikugirire neza, Imana nigufashe. Kandi aho ugeze ufite ibihamya bije guhamya Imana. Aho ugeze n'ibyo ugezeho n'uwo uriwe, ufite ubuhamya bwo kubwira abagukikije n'amajwi yose bumvise, ukayabwira ngo nimuceceke. Aho ngeze n'ukubera Imana, naho ngiye n'ukubera Imana. Imana ibane nawe. Imana yabanye nawe uri muto, ntupfe. Imana yabanye nawe cyagihe urwaye, ntupfe. Iyo Mana n'ubu yabana nawe. Imana yakurinze cyagihe muri za ntambara zose, iracyariyo n'ubu iracyakora imirimo n'ibitangaza. Ntibagahinyure kwizera kwawe. Ijuru ntirikabihinyure, ijuru rijye ryemera kwizera kwawe. Hanyuma n'abakubona bajye babona ko uri umukozi w'Imana. Ntukayoborwe n'ubwoba, ahubwo uyoborwe no kwizera. Imana nigushyigikire mu izina rya Yesu. Ijambo rya nyuma yamubwiye, aramubwiye ngo ujye ugirana umutima uboneye. Uyu nguyu ni Imana iwukota cyane, kubera ko twabonye hariya mu magambo abantu barayumva, ingeso abantu barazireba, urukundo abantu bashobora kurubona, hanyuma no kukwizera abantu bashobora kukubona, ariko umutima uboneyewo ni Imana iwukota. Hanyuma Paul abwira Timoteyo, aramubwira ngo Imana ntizahinyure umutima wawe, uzahorane umutima uboneye. Niko Yesu yabivuze muri Matayo 5:8, yaravuze ngo hahirwa abafite imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Petero muri Petero wa mbere 1:15 arandika, aravuga ngo nk'uko waduhamagaye ari uwera, aba ariko natwe tubabera mu ngeso zacu zose. Reka mbwire abakozi b'Imana, databuja mukuru uko ari uwera, niko n'abakozi bayo bose bagombye kuba ari abera mu murima we. Data wo mu ijuru aguha umugisha, kandi data akugirire neza. Bajye badutekereza nk'abakozi b'Imana kuri uyu mutima uboneye, mu gihe abantu batawusoma ariko Imana irawusoma. Abantu bashobora no kutabibona bakaba bagucira n'urubanza, ariko hari ibintu Imana ishingiraho. Niko byagenze kwa Samweli wa mbere, niko byagenze kuri Samweli hanyuma agiye kwa Yesayi. Samweli wa mbere 16 niko byagenze. Yabonye Eliyabu atanga amanota, abona Abinadabu atanga amanota, abona na Shama n'abandi bahungu, agira ngo Imana yabemeye. Ariko Imana aramubwira ngo abo bagabo bose uzanye imbere yanjye simbemeye. Bafite amaboko, barabyibushye, ni barebare, bafite uburanga bwiza, ariko sinabemeye. Hari uwo batahaye amanota, hari uwo batemeye, ariko we umutima we ndawuzi. Imana irababwira ngo abo bose nabagaye, kuko sindeba nk'uko abantu bareba. Bo bareba uburebure n'igihagararo, ariko nge ndeba mu mutima. Imana nigushoboze kugira ngo umutima wawe ububoneye imbere y'Imana nk'umuntu Imana yahamagariye umurimo wayo. Iramubwira ngo hari umwana batemeye, ubabwire ngo ntiturya ntitunywa. Uwo mwana ataragera hano, uwo mwana yari Davide, yari mutoya, udafite igituza, udafite amaboko, udafite experience, utari umusirikare ukomeye, ariko mu ishyamba yari amazemo iminsi. Nubwo atemerwaga, Imana yamwemeye kubera umutima yagiraga. Yaravuze ngo nta wundi muntu ufite umutima nk'uwo nshaka keretse
David. Mwene data mushiki wanjye, Imana nikugirire neza, uba umugore, uba umugabo, uba umukozi w'Imana udahinyurwa aho hantu uba, aho hantu utuye, imbere y'Imana wemerwe, kuko ari Imana dushakaho muri Kristo Yesu. Ndashoje. Yesu abagirire neza, tuzakomeza ejo, hanyuma ejo tuzarebe noneho umukozi w'Imana ushakaho kuba umunyamurava. Imana nikugirire neza. Muri amasengesho kuri uyu munsi wa 17 ubwira Imana ngo Mana, nshobora kuba nahinyurwaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu magambo mvuga nshobora kuba nashahishaga, ariko Imana ikweze kandi Imana ikugire neza. Ingeso zanjye ntabwo zari zitunganye, Imana ifite imbaraga, Imana ifite imbabazi yo kugutunganya. Hanyuma ukwizera kwanjye kwari kugabanutse, navuzaga induru, ariko ubwira Imana uyu munsi kugirire neza. Mu rukundo ntabwo nzi gukunda, ameme n'Imana, ameme n'abantu, nakundaga kwirebaho no kwizirikana, ariko bihindure. Imana irashaka ko bihindura nk'umukozi w'Imana. Hanyuma n'umutima uboneye tujye dutekerezwaho ko turi abakozi ba Kristo. Yesu agufashe mwene data na mushiki wanjye, hanyuma ufate umwanzuro. Niba ushaka gukizwa ni byiza, niba waraguye ubyuke, niba ushaka imbaraga zindi Imana irazifite, iraziguhereza. Tugafata umwanya dusenge, ubwira Imana ngo Mana umbabarire, kandi Imana umuhereze imbaraga. Imana iri hano kugira ngo iguhe imbaraga nshya, kugira ngo ube umukozi wa Kristo udahinyurwa, kandi ahantu uri ujye wemerwa, ujye ufatwa, ujye utekerezwa nk'umukozi w'Imana. Mana data, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko uri mwiza kandi ubereye mwiza, abagutegereza bose n'ubugingo bw'abagushaka. Turagushimiye mu cyumweru cya gatatu turimo turavuga ku ijambo, bajye badutekereza nk'abakozi b'Imana. Byari bikwiriye Mana kugira ngo uyu mushiki wanjye na mwene data ahantu akorera n'ahantu atuye, bajye bamutekereza nk'umuntu w'Imana. Muri biro aho aba, bajye bamutekereza nk'umukozi w'Imana. Biradukwiye n'ukuri, biradukwiye n'ukuri, urabikeneye Mana. Mushiki wanjye mushoboze, mwene data mushoboze, twese uduhe imbaraga kugira ngo duhindure Mwami Imana ibi ngibi udusabwe. Ibyatunaniye duhe imbaraga zo kubishobora, aho twacumuye utanga imbabazi, kuko uri Imana y'imbabazi. Mu izina rya Yesu Kristo, urakoze gukomeza kubana natwe, kandi muri iki cyumweru ukomeze kuduha umugisha, kandi n'ejo uzakomeze kudufasha, n'indi minsi ikurikiyeho bajye badutekereza nk'abakozi ba Kristo. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe, udushoboze muri byose, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha. Imana ishimwe. Tumaze kumva ijambo ryayo, bajye badutekereza uko nguko. Imana nishimwe cyane. Kandi ndibuka Yesu yigeze yabaza abigishwa, atari ko hanze iyo ngiyo mwumva bamvuga gute, bantekereza ko ndinde. Murabizi ibisubizo batanze, ibisubizo bavuze, ariko arangije arabagarukana ati none se hanze niba bavuga uko bakamvuga uko, ubundi mwebwe ubwanyu muzi ko ndinde, muvuga ko ndinde. Imana mwije tugire neza cyane. None bajye badutekereza, hari uko badutekereza, hari uko badufata, ariko reka tuve muri abo ngabo. Igaruka yo ku giti cyawe wowe, aho wicaye, aho uri mu kazi, aho ugenda, wowe ubwawe muri wowe wiyizi kurinde, wowe uhamanya n'umutima wawe kurinde, ku munzani wo gukorera Imana cyangwa se no guhagarara imbere y'Imana ushyitse, ubundi ubwawe wumva kurinde. Imana itugire neza. Iki cyumweru twaragiye kugira ngo twitekerezeho nk'abakozi b'Imana, kandi si ukuvuga ngo mwarimu, pastori, diakoni, umushumba, umuntu wese wakijijwe akakira Kristo nk'umwami n'umukiza, twahamagariwe kwamamaza inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nawe rero tekereza ku ishusho ufite muri iyi minsi ya none, uvuge ngo ishusho yanjye ni iyihe? Ese irazana abantu kuri Kristo? Imana rero itugire neza, urebe ibyo barakosheje ubikosore, hanyuma uvuge ngo ariko ubundi njyewe umutima wanjye uhamanya n'umwuka w'Imana cyangwa uhamanya n'Imana, kubundi koko ndinde. Yego bazi ko ndumurimo, yego bazi ko nduyunuye, ariko se njye n'Imana duhagararanye gute ku munzani w'ijambo ry'Imana? Imana idushoboze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dusoje gahunda yacu, dushimye Imana ko yabanye natwe nkuko twatangiye tubiyisaba, kandi ijambo ryacu tumaze kuryakira. Tuzakomeza ku munsi w'ejo bundi kuri ya gahunda ya saa sita, kandi twiringiye ko ukuboko kwiza kw'Imana kuzakomeza kubana natwe, kandi n'uyu mwanya wo gukomeza gusenga tuzi neza yuko Imana ikomeje kutwumva kandi no kutwitaho. Rero mbere yuko dusengera ibyifuzo tunatandukana tugakomeza izindi gahunda zitandukanye, turagira ngo twibukiranye ibigendanye n'umurimo w'Imana, kandi turabizi neza ko mumaze kubimenya, ariko birashoboka hari wabaje kuri tubicano none cyangwa se kuri Bixera akaba ari bwa kibyumva. Birashoboka ko umuntu yaba kuri cyari mushyashya, ariko bo tumaranye iminsi dukurikirabo, ndabizi neza ko babizi. Ari konte zinyuzwaho icya 10 n'amaturo, gufasha abakene, Momo Pay, uburyo bikorwa, ndetse n'ibigendanye n'inyubako y'urusengero. Ibyo byose mumaze kwimenyera, ariko nukubyibukiranya
ndetse uwaba barabyibagiye cyangwa se akaba ari mushya, cya 10 n'amaturo barimo barabitwereka kuri beka ndetse no kuri banki y'abaturage, ni ziriya konti zikoreshwa. Kandi Momo Pay nayo uburyo bikoreshwa cyangwa se uburyo ikoreshwa mu gutanga icya 10 n'amaturo nabyo ni biriya barimo barakomeza babitwibutsa, n'uwaba ari mushya nawe ubwo waboneho kubibona. Inyubako y'urusengero nabwo ni iriya konti dukoresha muri beka, nayo ni ukuyibukiranya, benshi barayizi, ariko n'undi waba ari mushya cyangwa hari ukundi byari byagenze akazibura n'iziriya gufasha abakene nabyo kuri Momo Pay ni kuri bikorwa. Imana rero ikomeze ibahe umugisha kandi ikomeze kubitaho. Turabizi ko tubikoze tubikunze tubona ingorano zabyo. Imana rero ibahe umugisha. Reka dusoze dusengera ibyifuzo biri hagati muri twebwe, kandi nturebe iminsi bimaze uburyo byaba ari myinshi cyangwa bikomeye, wowe urebe kuri data wa twese utegeka byose bikamwumvira. Rero reka duce bugufi dusenge tunashima Imana yabanye natwe, tunayirageza mu zindi gahunda zikomeje kuba imbere yacu. Nyuma kuri ku buhanga bw'ibyuma abashinzwe tekinike baraza kudufasha kugira ngo dusezerane n'ubundi dukurikira indirimbo y'ubutumwa bwiza binyuze muri korali. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu yuzuye imbabazi nyinshi n'imbaraga, tugushimiye ibihe wadutegure kugira ngo tukube imbere, tugushimiye ijambo wandikishije, tugushimiye ijambo tumaze kumva, tugushimiye ko kandi ijambo rye ribasha kurema icyubahiro n'ikibi cyawe. Mbere yuko dutandukana muri uyu mwanya w'iterano, dusengeye ibyifuzo biri hagati muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abafite ibyifuzo bitandukanye mu izina rya Yesu, nubwo twe tutabimenya, nubwo tutabirondora ngo tubimenye, ariko turabizi hari abarwayi bafite ibyifuzo byo gukira kugira ngo bakizwe nawe, hari abarwayi umutwe, hari abarwaye mu nda, hari abarwaye umugongo, afite izindi ndwara na za zindi mu isi bivugwa ko zidakira, ariko turabizi mu ijambo ryawe birashoboka, biremera, hamwe no kwizera, hamwe n'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe, ubasha kurambika ikiganza ku barwayi bagakira. Izina ryawe nirishimwe kandi icyubahiro n'ikibi cyawe. Mana wuzuye imbabazi nyinshi, utanga akazi ku bashomeri utitaye uko igihe kimeze, ibyo urabishoboye. Kandi mwami wanjye wabonaga business igiye guhomba, ubasha kuyizahura rwose kuko uri data wa twese. Cyubahiro n'ikibi cyawe, abagutegerejeho urubyaro ubasha kurutanga, urubyiruko bifuza kubaka urugo ubasha kubikora kuko uri Imana. Urakoze mwana w'intama w'Imana. Turasenze ibyifuzo by'itorero, urabizi mu izina rya Kristo, nuko kwezwa nikubeho, ububyutse babasha kubutanga, abantu biyambuye gukiranirwa. Urakoze mwami wanjye, urengera umurimo wawe, urengera abakozi bawe, urengera abakwambaza mu izina rya Yesu. Urengera igihugu cy'u Rwanda kirindwe, mahoro y'Imana bane natwe, kuboko kwiza kw'Imana kubane natwe, uturinde ibiza bya hato na hato Mana. Ahubwo dusabye umweru, dusabye kweza, guhinga kandi tukeza, korora bikagenda neza, amaserivisi runaka atangirwa muri iki gihugu, umutekano ukomeze kurindwa nawe. Urakoze kuko uri Imana ikiranuka, kandi urakoze kuko uri Imana yera. Izina ryawe nirishimwe. Ibyifuzo ni byinshi mwami, twebwe ntitwabirondora, ariko ugere mu mutima wa buri mwumwe. Ari ibyo mwene data mushiki wacu abasha kuvuga, ari ibindi aherezamo mu mutima, ariko turagushimye. N'ahantu ubwo yaguhamagaraga ijwi rye ritabasha kumvikana, ahubwo umuntu akabona iminwa ikomana, ariko waramwumvise kandi uramwumvira. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze rero, usubize ubwoko bwawe, kandi mwami wanjye ubwo uzaba ubikoze nabo bazibuka bagushima. Urakoze kuko uri nyiribihe. Tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ibyo uremeye muri iri teraniro, tugushimiye ibyo uhakoreye. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ngaho gendana natwe, komeze kwiriranwa natwe, umugisha utegeke utubeho. Ejo uzongera kuduhuza muri uyu mwanya dushima izina ryawe. Amahoro yawe natubeho, urukundo rwawe nirubane natwe, imbabazi zawe zitwemeho iteka ryose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mana ibahe umugisha.